hahirwa umuntu utemera inama z'ababi. Muri makeya, iri jambo hahirwa risobanura umugisha uva ku Mana cyangwa se amahoro y'imbere cyangwa ubuzima bwuzuye. Hahirwa gusa wumvishe ijambo ngo hahirwa, nkeka ko urasobanukirwa kumva urahirwa n'umugisha uva ku Mana, ni amahoro yawe ubwawe imbere ndetse n'ubuzima bwuzuye. Uyu murongo utwereka ibintu bitatu umuntu ugendera mu nzira nziza cyangwa se ugendera muri ya nzira ya mbere yirinda. Uyu murongo utwereka ko umuntu uri mu nzira igororotse ntagendera mu nama z'ababi cyangwa se ntagendera mu nzira z'ababi, mbese ntiyemera kuyoborwa n'abantu batubaha Imana. Ikindi kintu yirinda, ntahagarara mu nzira y'abanyabyaha, ntiyifatanya n'imico mibi yabo, nyine ntago abijyamo. Ikindi cya gatatu, ntiyicara mu ntebe y'abashinyaguzi, ntiyifatanya n'abasuzugura iby'Imana cyangwa se ntiyifatanya n'abasuzugura iby'ijambo ry'Imana.